sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye byiza wo muri hose mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo ndetse mu mujyi wa Kigali n'abarigota Masimbeka mbabwire ngo mukomeze mugire amahoro aturuka kuhoraho ibisanzwe rero turabashimira mu mwese mwakanze subscribe mugira mutera ama comment mugasharinga ibiganiro byacu n'ukuri bitwereka ko mama twitayeho 5/5 rero tubaha ikaze kuri uyu munsi rero twagize umugisha udasanzwe wo kongera kubana n'abakozi b'Imana nongeye kubaha ikaze murakoze cyane meze neza uko atavuga wera turashimira Imana yego ladies first umugore abanze hari umuntu waba ukubonye bwa mbere kuri kamera batangira wibwira abadukurikiye murakoze amazina ni Marie Rose niyo mukesha umugore akoze cyane ubwo ndaza kukubaza umugore utari umugore uraza kudusobanurira hanyuma reka dukurikizeho undi mukozi w'Imana dufite iruhande rwacu umukozi w'Imana akomera cyane turashima Yesu nitwa Nibishaka Theogene ntabwo ndi umusore ngewe ndi Papa Sharon yego Papa Sharon okay pastor dusanzwe tumenyereye cyane ndahita nanaguheraho nk'umukozi w'Imana reka ngusore gato ntabwo ndi pasiteri yego ndi evangelist inde ndi umuvugabutumwa ntabwo ngiye ndi pasiteri okay umuvugabutumwa batabaza bati Theogene yasengewe ryari ku nshingano z'abapasiteri hanyuma turi kumwe n'Iriba ry'Abera TV na Rafa TV Rafa qu'est-ce qui se passe ngiye kuvuga Jehova Rafa iba rirerire okay Rafa Nibs Alpha and itangiriro okay ngaye nguko rero abo muri Rafa mukomeze bagubwe neza ngaye nguko rero nkuko nari mbitangiye nantangiye mvuga ko ari we ndi buhereho tangira udusobanura ngo umugore utari umugore abantu baze kwihanganira urusaku ruri hirya turi ku kibuga cy'aba YouTuber uwo bamwita Prophete Noheli aba yakiyogoje rwose abantu baze kutwihangana nyine harimo urusaku rwinshi ariko baze kutwihanganira ntacyo bitwaye murakoze cyane abaho nayimvuze amazina abiri mongerejwe cyane nayimvuze amazina abiri habaho ikintu bita umugore umugore aba afite umugabo kandi kuba afite umugabo hari ibintu byinshi aba akwiye kwihanganira kugira ngo akomeze yubake rwa rugo cyangwa arusigasire iyo arusigasiye uyu mugore bakubavuga ngo arunambyemo imyaka ingana gutya uyu mugore aba ari umugore naho ikijyanye n'ibito umugore bita umugore hari igihe utunga umugore ukumva kubana nawe utwa nuko watunga radiyo mu nzu akaba azingura umugabo wikoreye inshingano zose wataha yego gatangira kukubwira ibyo kwa Nyirabisogeri kwa Nyirabyatsi no kwa Nyirabijumba akubwira ati nabonye nutangurira igitenge uriya mugore ko arunaka yari yambaye ntago uri bururaremo bakamwita umugore murakoze rero umugore utari umugore nje nta nuwo nkigora urakoze cyane hanyuma umukozi w'Imana nawe hari ikibazo nifuza kumubaza namfashe ansobanurire muri iyi minsi ejo bundi duretse kubona itangazo abantu bifuza gushinga ko bagiye kuza bakora icyo bita gusora icyo kintu nacyumvishe numva ngira ubwoba mpita numva ko nanjye gushaka ashobora gushingirirwa hehe ugamije iki ubukwe bwajemo imisoro umukozi w'Imana ubukwe bwajemo imisoro kugira ngo uzane umugore babanza kugusoresha urakoye kugeza aho nakumvise u Rwanda ni iki ni igihugu voilà ni iyihe siroga yacu siroga yacu y'abanyarwanda
y'abanyarwanda twebwe turi umwe turi abanyarwanda aha intego yacu twigire twiyubaka bibabwira abivuze neza intego ni ukwigira tuniyubaka dutinyuka turashoboye dukoresha amaboko yacu tugira aho tuva tugire n'aho tugera aho nihoho koko nka data so imisoro y'abarongora n'abarongorwa ntabwo ngewe nyitayeho kuko n'ubundi mugumiwe mwashenye mudasenyeshejwe n'imisoro ahubwo kudasora nicyo kibazo cyaba ari cyo kibazo kansubiremo congratulations Rwanda Revenue Authority of Rwanda. Bravo, c'est sambo vis-à-vis de ce travail. Impamvu ntago jyewe nje kuvugira Rwanda Revenue. Abantu tuziranye babizi neza ko nta marangamutima ngira. Wadufashije ukatubwirira uyu muhungu ikibuga yakimenaguye kubera itabi ryinshi na byeri nyinshi mutubwirira dufashe twikomereze ukunda igihugu agiha amaboko ukunda igihugu ntabwo akiririmba agiha amaboko vuga numve nta kintu imaze ahubwo kora ndebe iruta vuga numve nabonye abantu basakuza bavuga utuntu ese noneho ibi ni ibiki noneho turabikizwa n'iki bajujura hirya no hino utuntu tw'udukuru ibigarasha ibiki byose ibyanga igihugu bikivugira mu ntamatama Rwanda it is Rwanda turi bagufi ku ikarita ariko turi barebare mu mitekerereze mwagiraga ngo se turebehe numvise bamwe bitwaje ngo ibihano ngo igihugu cyafatirwa ibihano kidafatirwa ibihano turi abanyarwanda bafite intego yabo nk'abanyarwanda ufite amatwi cyane neza amatwi amafaranga aho tubona hose tuzayabona tukabireba ko ahari tuzayashaka kugira ngo twubake igihugu ntago twebwe dutegereje Amerika ngo tube u Rwanda nta nubwo tureba Uburayi ngo twebwe tube igihugu nta gihugu kuri iyi si cyatugize abanyarwanda iyi ni gakondo yacu ufite amatwi wakurugutuye neza reka nguhe ibyawe ni wowe unshotoye igihugu cy'u Rwanda ntago kibayeho kubera ibihugu by'abazungu none byo icyatumye habaho Uburayi niki cyabaye icyatumye habaho Amerika niki cyabaye icyatumye habaho East Africa hari habaye iki icyatumye habaho u Rwanda ni intego yo kwigobotora bagashaka buhake duhitamo kuba abo tugomba kuba bo twaba banini twaba bagufi twaba barebare twaba ibikara twaba Rwanda it is Rwanda Rwanda hauwezi kurudi nyuma tutasonga mbele kufika kwetu najua ibi rero nabonye mwikoresha utuntu tw'abana ngo imisoro mudasora ese mumaziki muribuka ejo bundi muririmba ngo FPR umuryango w'abanyarwanda waraniye kera kuzarurenge amaboko yacu azakorera u Rwanda we kaze FPR aha none iyo ndirimbo se mwayiririmbaga muzi ko
ntago mwari muzi ibyo muririmba. Tugaruke ku ureze kureba komanteri, uze kureba komanteri. hari nabo nabonye Ahari indi iragenda gake, ntabwo ndagusubiza ikibazo wambajije. Gusora mu makwe, amakwe egari amadini. Ubukwe ni umwana w'itorero, itorero ni nyina cyangwa se we w'ubukwe. Leta imaze kumurika igitoroshi mu madini, mwumva impamvu y'iyi misoro, mwe mutavuga n'ibyo mutanazi, uretse ko nta n'uwabintumye. Myaka maze kuri kamera, ubundi uruhinja rutabona. Bafunze insengero zitujuje ibisabwa. Zimwe muri izo nsengero zihindura amasare akorerwamo amakwe. Izari insengero zabaye sare zikorerwamo Just now. Hanyuma njyewe murabizi ko mfite ubukwe. Mfite mariage mu kwa munani. Nagiye kureba umuntu ansha miliyoni 8. Dekorasiyo, guteka, bese byose. Miliyoni zingahe? 8. Ndakubwiza ukuri ko izo miliyoni sindazifataho kuva mvutse. Ukurikire neza. Uyu muntu ushaka miliyoni 8 bamuhaye mu bukwe. Leta iramubaza amangahe? Nta n'igiceri bitaro burasa, nta n'igiceri na kimwe se buriya. Nyine banza usubize. Aho babikoreye imyaka kuva u Rwanda rubayeho, yego kugeza uyu munsi, ni byose byo. Ntabwo bishize bakizana. None se nitutareba imirimo ikorerwa mu gihugu ibyara inyungu, turareba he? Duhamagare Ububirigi ngo mutabare Abanyarwanda, duhamagare muri Amerika ngo mufashe Abanyarwanda, tubwire Ubudage, tubwire igisubizo cy'icyo dushaka kiri muri twe. Zana ijana ryawe, nzane ijana ryanjye, nzane uriya, zane feni, ni urwacu, none turaruha abandi. Iki gihugu murabona turi bugihe bandi. Nese iyo mubona mufiringa umutekano, umugani wa Murangira, saa sita z'ijoro mwidegembye imihanda, sangahe mwidegembye mwumva nta kibazo, biva he? N'imisoro, sibyo? Iyo ugiye kwa muganga ukabona abaganga 10 baranyuranyuranamo, bakatakata ku buzima bwawe, babungabunga. Abantu bihangana, ndi gukora muri telefone, nubwo baraye banutse ngo ndasabiriza. None se nasabiriza muragira ngo bigende? Icyo udafite uragisaba, urumva? Icyo udafite uragisaba. Nibabona ndi kugenda nkorakoramo bamenye ko nyine nuko ibintu bimeze. Twigarukire. Ndagira ngo mbabwire ko niba umuntu yaranciye miliyoni 8, sibyo? Peke izo nizo mu mufuka we n'imibare ye uko yabibaze, sibyo? Ndagira ngo mbibiri banga abantu babonye bafungiwe insengero, bakereye ibintu by'amakwe no kujya bakodesha ibintu by'amatente n'amatebe yari ayo mu rusengero, urumva neza? Baragenda bafata imitungo y'igihugu, buri umutungo w'igihugu ni amafaranga, baragenda bayatsimba muri ibi bintu byabo by'amakwe. Hari imbabazi wowe bagushiriragamo se? Gusora rero njyewe ndabishigikiye, ahubwo ubirwanya niwe tutari kumwe. Impamvu ya mbere, niba yaranciye miliyoni 8, sibyo? Yego. Ni umunsi umwe kuwa gatandatu, kundi wa gatandatu afite undi, kundi wa gatandatu afite undi. Uyu muntu Marigarita ucuruza icyayi muri kantine yashoye miliyoni 8. Yashoye nka 500. Vugisha ukuri. Yashoye nka 500. Okay. None se niba umuntu ufite ibihumbi, business y'ibihumbi 200, akaba afite tiri namba hara muri karaga kantine
ni capati ni ibiraha ni mukaro n'ibiraha sibyo nizere ko imikoro ya kwanza muhe mikoro kumvikana twese turi muhaye iyo mikoro kirambe muhaye noneho uraza kubona umunyegare umuntu utwara igare motari sibyo yego ahubwo abantu bose bakora akazi k'amakwe yego bakwiriye kujya mu ishirahamwe yego bakwiriye kwibumbira hamwe bakagira urugaga rubashinzwe erega nta mikino neze urambwira ngo njye muri Amerika ndasanga yonde ahubwo ubwo se ntabwo ari wagiye kuva ikibazo n'ubundi twari dufite genda gake kuko abantu batakoraga amakwe noneho bagiye kuyareka burundu iki cyo ni kirumvikana bari no kubivuga ntimwitwaze imisoro karandeza basona ba nyoko n'ubundi ntizibemerera kurongorwa no kurongora ndabaha amakuru tubigendanemo turukumvikana nta bantu barenze ubusore bakarenga intuza si umuhungu si n'umusore bitwa abandi nawe rero ukuri kwanjye nyine ndabizi ko ariko kuzambamba no sugira ngo simbizi si umukobwa si n'inkumi ubwo se ni mva nawe byibaze nawe ni igiki noneho ntago mbizi tuganire gipfura aba bantu bakora amakwe bakwiriye kugira ishirahamwe ryabo sibyo bakarishakira izina noneho barangiza abo ubwabo aho kugira ngo umuntu asore ku giti cye kampani ikajya isora yego iyo koperative ikajya isora niba rero ari yanda yatunaniye umuntu wese aba ashaka kuroha mu gifu cye umuntu wese ukora uyu mwuga akwiriye kuba afite tiri namba kuko niho amafaranga asigaye bagiye kuyatsimba niba muzi kureba koko imagine uwa gatandatu umwe miliyoni 8 uwo ni kuri njye uciriritse ngo fotoramo nk'umwana wa generali ni nk'aka miliyari kamwe foto bukwe bw'umwana wa Kabarebe sibyo kandi ntabwo kwa Kabarebe bafite ibintu bya dekorasiyo sibyo fata umwana wa Bingira fata umwana wa nyakubahwa perezida wa repubulika uko arabafite bagomba kubaka bakagira umuryango sibyo byonyine arena ahubwo Rwanda Revenue ye kureba mu makwe gusa irebe no mu bahanzi ku giti cyabo yamaye nka da nawe rero oya have noneho wirikora burundu reka mbikubwire neza impamvu nureba umuntu afashe Bika Arena urugero nka Israel Mbonyi arayujuje we wenyine wumwe kwinjira wenda ni amafaranga 10,000 kuri buri muntu kuba n'abantu buzuye muri Bika Arena yinjije amafaranga ngahe nta kintu na kimwe yatangaga cyangwa ibitaramo byose byaga nta kintu ntago nyine ndimo ngewe ndivugira ibyanjye kuba ari gusakuza bakumva ko gusora hari ari ishyano ryaguye buriya ahantu numva ishyano ryaguye nuko hari na babandi bajyaga bakora ubukwe bitwa ngo buraciriratse ko nyine bagaca imbere y'Imana nyine yuko ibintu bibaye ahubwo babahaye urwaho rwuko bajya kujya babatera zanda zitateganyije reka Mariro ntago uzatwara inda utateganyije utashakaga kubera ngo bashize ubundi sizo ni impamvu none se ubura na hari umuntu ugiye kongera gukora none ko mwazitwaraga nta misoro iriho we munyamakuru wino nyize uyu muntu boya ntago ndi bubyemere da wino nyize uyu muntu urabinsana kugira ngo ibintu ni bibiri Mariro si ubwa mbere wicara kuri kamera si n'ubwa kabiri ubana n'umugabo ntabwo abana nawe niba ntawe uhari subiza izo mpeta ahubwo urambwira umuntu wagushutse ngo ibintu ni bibiri ubana n'umugabo cyangwa ntawe uhari none se umusoro niwo wagusenyeye
mubaze niba ari iki umusoro niwe wagusenyeye ni ibyo mu rugo rwanjye byansize urakabyara nibishaka Theogene uri kuri kamera nibisha nkubaze ubana n'umugore uribana uri iki ndi papa Sharoni sibyo ise wa wihogora natandukanye n'umugore nukubera imisoro se oya none se ubu umuntu utari ufite gahunda yo gutwara inda y'indaro sinzi uko mubyita mu namba nende zitateganyije cyose kimwe oya have ntacyo yigo kubera iyo harimo abantu bakomeye bavutse muri ubwo buryo niyo mpamvu bahinduye izina kugira ngo batajya baseba zitateganijwe n'abana b'urukundo nababwira iki ariko icyo mbona cyo ni kimwe indaya inkumburwa indangamirwa amaye nka data ariko iki gihugu rero maze iminsi ntahari ntago nzi ko ibyo bintu babihinduye ntago nari mari indangamirwa zizakomeza ariko se koko ni indangamirwa zigiye gucika zizakomeza kubazo urumva neza gusa ntiziziyongera ako se wanyumvise oya ziziyongera ako ubundi mbabaza ikibazo Rwanda Revenue ijye no mu banyamiziki ahubwo iguherewe jewe ndasora kuko YouTube channel yanjye ribarya beratize ujyemo neza muri system urasora do kubesha n'icyaha Imana manitse ukuboko jewe ndasora ngo bajye mu bahanzi ubigende bajye mu bahanzi no mu bahanzi impamvu ni iyi ngiyi guta umuntu afata Big Arena akayuzuza wenyine agafata Intare Arena akayuzuza wenyine agafata Serena akayuzuza uwumwe yakoresheje igiterane kandi kwinjira si ubuntu ni amafaranga akajya mu mufuka we abiteje kabiri abaproducer ako nibisha hari aho uvuga genda gake none se ubundi ko ndi umupfu ugenda amasitidiyo nayo bayishyuze nayo ariko n'ubundi ariyishyura buriya ahantu ukorera bariyishyura hari umuntu hari abantu bakodesha amazu gusa akaba afite inzu akoreramo irega babongeza imisoro hubwo oya have nawe noneho wirengeye audio ya fake y'amafuti indirimbo imwe ikorerwa ngayo mararo 2020 uri umusasi wenda nakuvuga mu cyaro 40 hano ni 60 oya da indirimbo imwe ya fake 60 cyangwa audio gusa nta mashusho ngo kubitamo video ni miliyoni yigendera leta yakubwira iti turakurinda tugukorera umutekano urumva muri covid abantu batunzwe n'iki leta ntiyatejemo nubwo iriya fu yashariraga ariko yaradutabaye nta kiriya kigugu cy'igishimbo tujya tubwizanya ukuri sibyo nuko cyari gihari cyavuye he none nibariza abanyarwanda badukurikiranye nitutiyitaho ngo twimenye erega buriya umwana w'imfubyi agomba kwimenya sibyo nitutimenya murashaka ko ibi bintu nitutihesha agaciro n'induzakaduha kandi utihaye agaciro reka mvuge kwimenya twebwe reka twimenye niba wari uzi ngo inkunga waduhaga niyo itugize abo turi bo yego warakoze mu gihe cyawe ariko noneho tumaze kumera amenyo ntabwo murabo kukidukandira sererari sibyo u Rwanda rufite miliyoni zingahe z'abaturage uri kuvuga ibintu byinshi byo gutuma abantu bari bukumene none si 14 buri munyarwanda nashira inota y'igihumbi mu kigega cy'agaciro ni miliyoni zingahe ndumva ko ari zinshi ayo mafaranga yakora umuhanda uva Icyangugu akagera i Kigali ibintu mubamo ngo ngengo ndumva ngo imisoro se ubundi mugumi wese mubaye ibishuba ziko se kubera imisoro ese nabishuba ziko bihari ako se kutangiye no gutukana oya ni Kinyarwanda cyumye ziko se ni ibiki oya birari ni abagore bananiwe ingo no ese siko bibiri ibi twarazinaniwe po niko bibiri ntabwo twazinaniwe inka yanjye tatuma nanjye gusiga muri iki kiganiro ntago ariko twe tunaniwe kuba nyine have siga Mariaro umva se Mariaro zo bitonga neze Mariaro turamwita igiki jewe se ndi umugabo
wananiwe urugo bakwita igikino nta zina twe tugira ubwo uri kiburabuna warakobeye none kuri kubyanga twebwe twabaziko nkoresheje bibiliya njye nkoresheje bibiliya oya ntago bivamo ubwo nawe uri kiburaburyo ntago biri buve okay reka dushaka uburyo noneho yakemuka hasi wumve reka dushake izina ry'abagabo batabana n'abagore ngaho turihimbe okay tugendeye ku gishubaziko ubwo muri bishubagabo ntiwumva kintu none se sibyo nibyo ni igishubaziko cyicaranye n'igishubagabo oya have geno bamwe bapfira ku ziko abagabo bapfira biriya noneho tugaruke ahangaha uzi ikintu ukwiriye kumenya Mariyaro imisoro ntabwo iri bubuza abarongora kurongora imisoro ariko se nkatwe ba rubanda rugufi okay ndakurongora nsore kandi ufite ubukwe mu kwa munani nazo uratunga abagore bangahe none se ubwo uriya niba ufite impungenge urandamureka ndebe wowe sawa nyene kandi abagore bose beza ni ab'umwana hariya n'ibindi mwadukanye byo muri iyi mitsi ngo impfizi ntikumirwa oya na ntuza yarabivuze ati ndishogo ndishingiro ry'intwari ndipfupfu ry'imfizi ndicyatwa ndintwarasibo y'umwete ku rugamba sinshobotse ndi intambara ndirugaragara ku rugamba rwa nyandiko abanyamahanga baranyifuza ngo ninjye mirindi imenera inzovu erega mutabona tutivuga mbukagira ngo ntabyo tuzi guma sinkurahiye aho ndi satsi biciye ku rusenge ndi umwana w'ikotaniro zibintu zimuvugura ndisamba ntibagwe ndi mugara w'ingo inka yanjye mwebwe hari ibintu mutazi bajejo kubangurira biruta kwicara ndabahaye niyo mpamvu rero Mariroza abantu bareke kwitwaza umusoro sibyo ntabwo ingoma ya FPR yes ishyaka rya FPR kankoresha ibyo ntabwo FPR ari yitangije imisoro mu Rwanda umusoro wahozeho sibyo ahubwo ikibazo ni imyumvire ya bamwe yo kumva ko hari leta idakunda abaturage none se nidasarura mu baturage none se natwe tureba imitwe y'iterabwoba tujye kwibase tugomba kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byacu nk'abanyarwanda nanjye ndaza kukugarukira umuhanga niwe uri bunyumve ndabizi baranuka ngo nigize umunyepolitiki ariko ibintu ndi kuvuga ndi seriye sibyo abahanzi bakwiriye gusora ahantu ari bukorera igiterane cyangwa konseri umwagenti wa Rwanda Revenue agomba kuba yahageze agasoresha buri munsi cyangwa akavugana nawe muhanzi umva ukuntu ibintu bimeze nyiri sare arishurwa n'umuhanzi bagomba guhura ari abantu batatu bundi nyiri sare umuhanzi na nyiri sare n'usoresha ni abantu batatu mbere y'uko konseri iba bagomba kubanza kuba bagikemuye icyo kibazo ahubwo ndanamuduciye kujya twigira mu makonseri ariko rero ni uko mwumva nabi ntabwo twumva nabi igenda avugira abagore umaze kudutwa ngo turi ibishubaziko ese natwe kuzagira amahirwe tukibonera abo bagabo ubwo kaguhaye ubwo naguhaye niyo mpamvu kakuri sorry iwanyu murakomanya ukaraho ni ikinyarwanda cya kera uzi urumva ko mbikubwiye nk'igitutsi sibyo se iyo uvuze nyoko abantu babyumva oya mu kinyarwanda cya kera iyo wabaga ugiye imihana ugiye ahandi barakabazaga ati yo iwanyu imvura iragwa uti yego hari itumba nk'iriri inaha none se yemwa iwanyu murakomanya ukaraho urumva ko ari igitutsi byari bya kera nyine nicyo ni ikinyarwanda cya kera urumva dukeneye abantu ba kera ubwo uzi icyo yabaga akubwiye nyoko ni muzima arashobora kuvuga ese arakora bikemera aragenda ariko ubu ngenda nkujyana muri ribu wahita ujya kundeka bo icy'imisoro munyamakuru mbona wagira ngo nuwahe wenda hari icy'imisoro cyageze gute cyakemutse hakurikireho rero gusoresha abahanzi ku giti cyabo none se ubundi murankunda ngo ntahe mu izuru ryanyu abahanzi se bo gutwaye ikibo none nyine icyo ndi kuvuga ni ikintu cyumvikana barekanye n'abahanzi Mariro babwire
basi we babwira njyewe ntabwo ndi buvuge kuko rega nanjye ngomba gukurura nishyira kubera ko reka ahubwo nsabe Sikovia Mutesi Mutesi Sikovia yes musabiki Sikovia Mutesi RNC uramusabye iki nibatuzanira amahadi mu Rwanda banegosiye n'amarobu na Google urumva neza izi YouTube nazo zisore widukoraho yamaye nka ndagusiga ndagiye bo none se reka nkwereke no bro none se ibintu ubukurura wowe wabyereke erega njyewe ndashaka webyo birakureba uretse oya wowe umva impamvu aho binageze rero sasa wikomeza gukomeza yagiye mu nshingano zitari uyu urashaka kujya abari mu cyimbo cyabo niba babitekerezeho bazabivugeho wowe garukira ugeze utangiye kurengera nanjye ndagusiga mu kiganiro nigendere nawe ujye usigama abandi ubu tuvugana rero ari kubatekerereza ubu tuvugana rero ndi umwene gihugu ufite nimero y'indangamuntu y'u Rwanda nimero de telefone ni Nyarwanda n'ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco w'ikinyarwanda nukora winjye wikwinjira mu kazi ka leta no ntabwo ari akareta kangaka YouTube ntabwo ari leta si leta nyine ariko umva icyo ashaka ubijemo gute rero none ntabwo ari umwe mu bimbajije oya kuri YouTube umva impamvu YouTube zigomba gusora oya have ariko uziko mbonye ko bamwe mwabeshaga ngo mukunda igihugu cyanyu ariko mbonye bamwe mukihishamo ibintu ni bibiri kandi turi abanyarwanda nyine banza wumve ko uri umunyarwanda yanjye azamenekera igihugu cyanyu wowe se hari undi ureba wabanje ukakora ibyo bari kukubaza byoroheje niba utinya gutanga 1,000 cy'umusoro ariko gitinyene ubukwe bukaguhabura nuko umutipe azancika nkamubura uriya mukoboyi we rero ariko uriya mutipe namubonye ari umuhese umwitondere mba kontorora je mba kontorora yitonde yitonde urumva wabonye bicaye ahantu mvuko n'ibintu bimeze ndababwiza ukuri ko Mariro noneho tubeseriye abantu batagira ngo ni brage ngo ni ugutwika yego YouTube ziri muri uyu mujyi wa Kigali ni nyinshi sibyo kandi nyinshi zirahembwa tubibwizanye ukuri zibaye zidahembwa ntago mwakora uyu munwa umujye mwirirwa muririmba Mutesi kuva saa 7 kugeza nimugoroba ntago byakunda yego ahubwo Mutesi bamufashe hasi nyahoke hanyuma dore icyo nsaba ni iki ngiki turamutse tubonye amaadi urumva neza yego leta ikagirana kwanza Sikovia Mutesi akwiriye kwinjira muri ibi bintu akajya kunegosiya urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru rukinjira muri ibi bintu bakatuzanira amaadi wumvise noneho niba ikiza cy'amaadi numvise mvuga adi numvugiye kurira niba wahembwaga 100,000 YouTube iguhemba 100,000 ku kwezi icyo gihe bishobora kuba double bikaba 200 sibyo cyangwa 300 ni urugero mu gihe rero leta yabigusoresha 30%. Ndumva nanjye ntari ikibazo. Mu by'ukuri tutabeshyanye ikibazo kiri hehe? Erega iyo bababwira ngo banyarwanda twiyubake twishakemo ibisubizo ni ikimenyetso cy'uko twebwe nta bandi uwo ni umuhehesi mukupe nanjye ndamuzi. Nimero mba nziza. Mu mutwe. Iriya nimero na 11 ndayizi. Hari umuntu wamaye ikimesaje yamuhaye mpita mvuga ni mu izina rya Yesu ujugunye. Utufatana nimero ze. Urumva? Tugaruke hano rero. Turagira ngo rero tubwire abamama, abakobwa, yego, niba Imana yaravuganye nawe mariage. Ubundi twibaze noneho tuganire turi seriye, usora ninde? Ntabwo hasora umugeni, please. Hazasora nyiri kwakira ubukwe, nyiri tente, nyiri decoration. Ni nyiri tente. Ahubwo bamusoreshe cyane. No aha. Narizi ko aragusoresha menshi ari. Urumva nge wanyatse miliyoni 8 agakindurira aho ngaho. Kuki nge yatanshiriyemo imiyaga. None baramubwira ati muri miliyoni 8
sibyo dukeneyemo ibihumbi 80 ubwo si icya 10 nayo ni menshi oya ni urugero leta iki bitagufashije ni igiki tujye tubwizanya ukuri yemwe nose mariro ikibazo nicyo yakoze itumye bwira vara buragorobye oya ibi bintu tuzabisubiramo ibi bintu tuzabisubiramo ejo tubigarukemo neza ushaka n'umusesenguzi munshakire Mutabazi niwe muntu nabonye wigize umuhatari abisesengure neza kuko umbwiye ngo uragumiwe kubera imisoro ahubwo byatuma nanjye mubu noneho reka nkugire inama twitahire twitahire bayi nakagaruka tuzabisubiramo rwose